natwe abana dukunda rya Kanimba TV. kibaye ikigoryi noneho wala takibaje kinguye kigwego cyangwa mu cyongereza no kireba ikintu cy'igitera itabi riraryo abantu bakavuga ati ngo itabi ngo ntago riryangwa nta mumaro waryo nge nzarinywa mpaka mpfuye n'ukuntu itabi rinjyana furi ikiza naryemerewe nuko rituma niba igihe papa yambwira ngo ndireke nanone ikintu ndyemerera nuko mba n'abahungu nkababonamo abakobwa amasengesho kwa satani umusatani jina satani sitangona satani waonza uyisha amasengesho satani muri kwa jina la Yesu mundebe nta n'imoto cyane imodoka ko mbona hitayeho umuntu umwe ikaba inafite n'amapine abiri kandi imodoka igirana satani ko urimo satani sha ntabwo ari gusa ahubwo ari imize nacyo tumenye imeze kuba nasinze nasinze cyangwa nango nasinze nasinze cyangwa nasinze nasinze cyangwa nango nasinze sinda gusa se ko ubwo wagira ngo bagutaze mu gitariro cyazo ahubwo bakwinikamo ahubwo ko wagira ngo ubana nazo iyo ugeze hano ndageze nese ubundi ahangaha uri ni hehe ndikubona njyanye ku buriri bwanjye ubu uri ku ako muhungu wanjye igihe nahereye nkubwira koko ibintu by'amayoga n'amatabi ubireke ubundi upfana n'iki nabyo ubundi se ubona bikumariye ikihugu mbona urandenganya ndikubona niryamiye mu rugo ubu uri mu rugo neza urabona ibi byatsi uryamyemo ubu ngubu uri mu rugo kasa ntabwo ari kamatora iyi ni matora ko umuhungu wanjye yararangiye neza hasigaye izina nawe ubundi umuntu yararangiye kera asunisha ubundi ubwonko y'ibiki papa wanjye nawe n'abasani banamo wallahi ariko sishako nakubwiye ngo uzareke itabi ubundi kucyo ukirinywa koko wari wanyanyemereje ko ugiye kurireka n'ibintu by'inzoga ukabireka ubundi ukaba umwana mwiza mu rugo ubundi ubu wasubiye ese uri kubona reka itabi mva viereka nkubwira itabi naho nzigera ndireka itabi ntabwo uzagirireka urashaka ko rizakwicuruza ese vie watse kujya unaga mu nama wallahi wakugutaba mu nama inama barayitabase numviriye umujama ndagaswe ko nimvuga usigaye warihaye nizigaragaza nizi kwambura ubumuntu nta nubwo ubukiri umuntu rega ese ubwo ibyo bintu wabihaye ngo numvira ndagaswe ngo numvirane ibyo ni bya ndine byabigare mba nkubuza ubu bumva ari umuntu usenga Imana ujye uvuga ibyo bintu ubundi ese vie mwitabo gasimbura umugi wallahi ariko sha usigaye untuka kandi riskusi uzi ko usigaye unyubahuka umva vie nagaruka kubahuka ubwo no uba wambangamiye sinitaye kuri ibyo baba byawe uri kujya urogo twavuga mbare rimwe wageze mu rugo kase vie izo ni kuteri wambaye cyane utuntu dutuma wumva ubwo se ushatse kuvuga iki wacyana cyaka kuvuga yuko amagambo nakugwena na rimwe yigeze wumva ariko sha usigaye ari wowe unyigisha kumva ubwo si byo bisirenge byawe nibyo bigari by'amatabi ubundi uba wumva ko ari inde wanabyumva ahubwo vie n'amasirengo isigaye yaza ahubwo bro nzajya mutamaruko nawe nkwere ku kibaba kababe ibyo ntazo wakinagaze kamwerura ibishotsi ese vie uri kumanurira cyangwa uri kuno ariko se sha uzi ko usigaye warataye umuco n'indangagaciro z'abanyarwanda koko ese vie reba igihe wansakurije nubwo nkusaka ku buriri bwanjye itahira ujye kuryama nawe ariko hacyano ndavuze ngo bareme wazamutse ese vie ninjye uri kubwira cyangwa uri kubwira undi muntu ariko sha ubundi uzi kuri kumenyera utanzi ese vie ukaboko kawe ko ndi kubona kameze nka capati uwo nta nubwo nagutinya kubitwa amaboko y'inkoko ntago najya nkutinya amaboko y'inkoko ubu se nkukubite cyangwa nkubabare ariko iki cyana gishobora kuba gifite n'ubugoryi bwinshi gishobora no kuba kinarwaye kuko ibintu kiri kujya kivuga n'ibintu kiri gukora ngo uburiri ngo ninsohoke mu cyumba gishobora kuba gifite n'uburwayi bwinshi nkaba ntabizi da wagakubitwa amaboko y'intashya kandi ubundi nago ubu ndetse ngakwita inongegera ingegera n'ibyari uyu muvie wallahi ashaka kumuza ikibaba ashaka kukubuza ikibaba kandi icyo nari nkuzana ngo tugicuruze wari umuzaniye ibitabi n'ukuntu bihanirwa n'amategeko amategeko nisiko hayasize bose
oya ni nyoko yashyira ariko iki kintu kiza amafaranga dukuramo kihorere burange nabonye ikiza kitabi ese reka mubaze yandabi nakubaye ngo ujya gucuruza wakuyemo angahe nakuyemo amafaranga afatika wallahi amasengesho kuita satani urimo satani Jina satani mfite ngo satani Kufundisha amasengesho Satani muri kwa jina la Yesu mundebere umuntu ayo mafaranga nangahe wari uri kumbaza ngo amafaranga twakuyemo viye amafaranga yadutunga ni imyaka 2 viye nta mafaranga yabatunga imyaka 2 nanjye munki nako ngi bitai ndabirwanya viye yakwereka se kundi ibintu bimeze yamwereka ariko shaka mwereka amafaranga wakuyemo viye kandi nyakwereka imana wayabonye se ndekura we ku mafaranga burangiye nahita namwica buriya iyo nyabonye simani tamera wongera yabarete How are you? Kubarire neza buriya wakigoryo reka nkubwira nundi munsi amafaranga y'urumuri ngiye kuyakoresha n'ikindi giye kugira ngo mutazasubiramo viye amafaranga nakuye muri urumogi yajyanye natamwita ukumva amasengesho kuita satani urimo satani Jina satani mfite ngo satani Satani muri kwa jina la Yesu telefone yanjye igiye umva telefone yanjye igiye murayima niko turi hano mugomba kuma telefone yanjye mutitaye ngo bafite ubufaranga telefone burya si n'ibintu byo mwe telefone murabajuru babatipe nubwo muntu ushuve burangiye ibintu nanabibayemo mbimazemo n'igihe kinini ahubwo ngiye kutambajyana no kwa giti mubaginga mwe wese kwa giti muravu batavemo n'ubu tugenda ntabyo ngo wawe ngo wakinze ngo wabigute twagiye ntabyo